Mwaramutse neza bene data, tugize amahirwe yo gusangira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Ni umugisha mwinshi kuba Imana yaraturinze ikatugeza kuri iyi saha tukiri bazima, kandi ikaba itwongera amahirwe yo gusabana nayo binyuze mu ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo rero tugiye gusoma mu gitabo cya Zaburi, Zaburi 127, umurongo waho wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Reka tuhasome. Zaburi 127, umurongo wa mbere, haranditswe ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, niko aha uwo akunda ibitotsi. Dusomye imirongo ibiri yonyine gusa hano mu gitabo cya Zaburi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Ijambo ry'Imana rikongera kutubwira kandi ngo Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bavandimwe, mu buzima bwacu bw'umwuka tubaho cyane cyane dukurikira inzira twigishijwe, inzira tumenyereye zo mu mibereho yo muri iyi si, ariko kandi bikatugora cyane kubera yuko dusanga inzira z'Imana zitandukanye n'inzira zo muri iyi si. Muri iyi si batwigisha yuko kugira ngo tugire icyo tugeraho tugomba natwe kwitanga, tugomba gushirika ubute, tugakora cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ibyo bituma no mu bijyanye no kwizera Imana twumva ko kugira ngo tugire icyo duhabwa n'Imana nabwo hari icyo dusabwa gukora. Twiyumvira yuko kugira ngo Imana iduhe umugisha hari ibyo idutegeka kuzuza, twumva yuko ibikorwa byacu n'imirimo yacu ari byo biduhesha ubuntu bw'Imana, imigisha y'Imana ndetse n'agakiza. Ariko nyamara nubwo twabayeho igihe kinini cyane twibwira gutyo kandi twizera gutyo, twaje gusanga byari ukwibeshya gukomeye cyane, kubera yuko ijambo ry'Imana ryo ritwereka neza yuko Imana ariyo ikora, atari twebwe dukora. Kwizera Imana by'ukuri naho Imana idukorera mu buzima bwacu, kubera ko Imana yo ituzi neza, izi neza ikibazo dufite, ni nayo ishobora kugikemura neza. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo umutima w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose, ufite indwara ntiwizera gukira, ninde ushobora kumenya ukuri? Bibiliya igahita itubwira iti Uwiteka Imana niyo ishobora kurondora umutima w'umuntu, ikamenya ibiri mu mutima w'umuntu. Bisobanuye yuko n'ikibazo dufite ubwacyo ntabwo tukizi. None wakemura ute ikibazo utazi? Igihe cyose kugira ngo ikibazo kibashe gukemuka neza nuko kigomba kubanza kumenyekana. Niba ari indwara urwaye, ya ndwara igomba kubanza kumenyekana neza iyo ari yo. Niba imodoka yawe yagize ikibazo wenda yapfuye, ntago wayihumukanisha ngo atangire apfe gusana atabanje gushakisha ahari ikibazo. Mu gukemura ikibazo rero iteka ryose, intambwe ya mbere ibanza ni ukubanza kumenya ikibazo icyo ari cyo. None twebwe n'ikibazo dufite nta n'icyo tuzi, twagikemura dute? Ko twihutira kugikemura tutanakizi. Ko Bibiliya iravuga ngo ninde ushobora kumenya ukuri? Umutima w'umuntu niba ushukana kurenza ibintu byose, ukaba urwaye indwara idashobora gukira, ninde ushobora kumenya ukuri? Imana niyo iwuzi. Imana yo iwuzi, ni nayo ishobora kuwusana no kuwukemura neza. Ariko abantu benshi, kubera ko ibi tutabizi, twizera ibitekerezo byacu gusa, tukagerageza kubaho twikorera ku giti cyacu, twikemura ibibazo byacu, ariko nyamara ntituzi yuko ari ibibazo biturenze ubushobozi tutabasha gukemura mu mibereho yacu. Nicyo gituma rero bavandimwe, kumenya iri banga ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera nyakuri ni ukuhe? Ukwizera k'ukuri, ukwemera k'ukuri, ni ugutahura yuko Imana niyo mukozi w'umuhanga igomba gukorera ubuzima bwanjye. Ibibazo mfite, Imana ni igomba kundwanirira, ni igomba kubikemura. Mu kibazo cy'icyaha cyane cyane, ko ari nacyo kibazo navuga ko giteje inkeke ku buzima bw'umwana w'umuntu, icyo nacyo ubwacyo Imana niyo ikora, niyo igomba gukora kugira ngo gikemuke. Twebwe ntabwo tuzi uburyo twagikemura.
yewe icyaha nta nubwo tuzi neza icyo ari cyo. None wakemura gute ikintu utazi neza? Mu minsi yashize hari mwene data nari nagiye gusura, ndi mu nzira ndi kuvayo mpura n'abantu barimo gutanga udupapuro mu muhanda, nanjye barakampa, baravuga twe turabigisha, turashaka kwigisha ubutumwa bwiza. Ndabyishimiye, mbaha akanya baranyigisha. Bamaze kunyigisha nuko mperako nanjye mbabwiriza ubutumwa bwiza. Ndababwira ni byiza mufite ishyaka ryo kwigisha abantu, ariko kugira ishyaka byonyine gusa ntabwo bihagije. Igihagije ni ukumenya neza umutima w'Imana, ni ukumenya neza ijambo ryayo, ukamenya neza ubuzima bwo kwizera uko bugenda binyuze muri Bibiliya. Nawe wagira ishyaka ryinshi ryo kwigisha abantu no kubayobora mu gakiza, mu gihe nawe utazi neza uburyo ako gakiza wakageramo, ntiwashobora no kukayoboramo abandi. Imana irangiriye ubuntu, tumarana nk'isaha yose ndi kubasobanurira uburyo iby'Imana yadukoreye kubw'ikibazo cyacu cy'ibyaha ari byo byonyine gusa bikwiye kandi bifite ubushobozi bwo kudukiza ibyaha no kuduhesha ubugingo buhoraho. Ibyo twebwe twakora byose nta na kimwe twakwigezaho. Umuririmbyi wo mu gitabo niwe waririmbye aravuga ati, ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ibyo byose ngo ntibyabasha kudukuraho ibyaha. Ikibasha kudukuraho ibyaha ni iki? Nta kindi gihesha gukiranuka mu bo mu isi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Bivuze ko amaraso ya Yesu niyo afite ububasha bwo kutwezaho ibyaha byacu. Uramutse ukoresheje ikindi kitari amaraso ya Yesu, ibyaha byawe ntabwo bishobora kwezwa. Reka dufate urugero. Iyo ugiye nko kumesa umwenda, tuzi neza yuko umwenda umesheshwa amazi meza n'isabune. Bivuze ngo amazi meza n'isabune nibyo byagenewe koza umwenda, kumesa umwenda ugacya. Uramutse ukoresheje ikindi kitari amazi meza n'isabune, ntago cyawukesha. Ufashe amazi meza ugashyiramo ibitaka, aho kugira ngo wa mwenda wawuke warushaho kwandura. Ukoresheje ibyatsi warushaho kwandura. Icyagenewe koza umwenda, kumesa umwenda ugacya ni isabune yonyine gusa. Ukoresheje ikindi kitari isabune nticyawukesha, ahubwo cyawanduza. None ni iki cyagenewe kutwezaho ibyaha byacu? Ni iki Imana yashyizeho gishobora kudukuraho ibyaha byacu? Icyo uramutse ugikoresheje, ibyaha byawe kuko byakwezwa. Ariko ukoresheje ikindi kitari cyo, ntabwo ibyaha byawe byakwezwa. None mu kwezwa kw'ibyaha byacu abantu benshi bakoresha iki? Hari abahitamo gukoresha amasengesho. Tugomba gusenga Imana, tugomba gusaba imbabazi, tugomba kwiyiriza ubusa. Abandi bati tugomba gufata amasengesho y'iminsi myinshi. Abandi bati tugomba kujya ku misozi tukarira tugataka. Ibyo byose nta na kimwe cyageneweho gukuraho ibyaha byacu. Umuririmbyi aravuga ati, ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'imbaraga zacu zose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ibyo byose ngo ntibyabasha kudukuraho ibyaha byacu. Nyamara iyo ndirimbo bararirimba igihe cyose mu rusengero, haba ku cyumweru, haba mu masengesho, haba mu biterane, haba hehe hose bararirimba cyane, bakajya mu mwuka bakizihirwa, ariko umwanzi akabashuka kugira ngo be gutekereza ku magambo arimo, ngo bayiyumvire koko bumve icyo Imana yababwiriye mu ndirimbo. Nihe muri Bibiliya handitse yuko amasengesho atwezaho ibyaha byacu? Ese nihe muri Bibiliya handitse yuko gusaba imbabazi bidukuraho ibyaha byacu? Nihe muri Bibiliya handitse yuko kwiyiriza ubusa bishobora kutweza tukaba abera, tukaba abakiranutse? Nta na hamwe ushobora kubona byanditse. Cyakora cyo hariho ikintu kimwe Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha byacu. Icyo ni ikihe? Ijambo ry'Imana riravuga neza mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 9 n'umurongo 22, hati, kuko ukurikije ibintu hafi ya byose, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yarivugiye yuko ibyaha byacu byezwa n'amaraso yonyine gusa, kandi ko amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa ibyaha.
iri si ijambo ryadutse, si ijambo ry'aka kanya, na kera hose niko byahoze. Bitewe n'uko Bibiliya ivuga ko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose, ntirijya rihinduka. Uko ibyaha byahongererwaga bikahanagurwa bikababarirwa kera mu isezerano rya kera, n'uyu munsi wa none niko bikora. Ntago amaraso atavuye ntihaba kubabarirwa ibyaha, iryo jambo ari ry'aka kanya, ahubwo na mbere niko byari bimeze. Mu isezerano rya kera nta na hamwe Imana yabwiye abantu iti nihagira umuntu ukora icyaha azapfukame asenge cyane, nihagira umuntu ukora icyaha azazane amafaranga menshi mu rusengero, nihagira ukora icyaha azagende yirize ubusa, ajye ku musozi yihererane n'Imana. Nta na hamwe Imana yigeze ibitegeka abantu, haba mu isezerano rya kera. Ahubwo yarababwiye iti uzakora icyaha wese azazane umwagazi w'ihene cyangwa se uw'intama cyangwa se ikimasa, kugira ngo gitangwe nk'igitambo cyo guhongerera ibyaha by'uwo muntu. Ikindi cyose rero wakoresha kitari amaraso n'urupfu rw'itungo, ntabwo icyaha cyashobora gukurwaho. Abisirayeli rero uko niko babigenzaga, bakazana ikimasa cyangwa se ihene bakabijyana ku buturo bwera, umutambyi mukuru akabyakira, akayibaga, agakusanya amaraso, akasiga ku mahembe y'igicaniro, nuko cya kimasa cyangwa ya hene bikotswa nk'igitambo cyo gutambirwa icyaha. Mwibuke neza ahandi Bibiliya avuga ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ya hene rero kubera ko yabaga ipfuye, Imana yabaga ivivuye yuko cya cyaha cy'uwo muntu cyamaze kwishyurirwa. Ya ntama kubera ko imaze gupfa, Imana yahitaga isiba ikavuga iti okay, kubera ko urupfu rwatanzwe kandi ibihembo by'icyaha bikaba ari urupfu, ubwo rero icyaha cy'uwo muntu kimaze guhongererwa n'urupfu rw'iri tungo. Ibi murabizi si bishyashya, birigishwa ahantu hose no muri Bibiliya biranditse yuko ibihembo by'icyaha ari urupfu, kandi ko mu isezerano rya kera umuntu icyaha cyagikurwagaho kubera yuko yatanze igitambo, itungo rigapfa rikamena amaraso. Uyu munsi wa none ntabwo tugikoresha ibitambo by'amatungo cyangwa se by'inyamaswa, ahubwo igitambo kimwe kizima cyabaye urupfu rwa Yesu Kristo. Yesu amaze gupfa rero, natwe turimo kubaho mu isezerano rishyashya. Imana yahise ivivura yuko ibyaha byacu tubyogejwe, tubibabariwe kubera yuko urupfu rwa Yesu Kristo rwo rumaze gutangwa. Ibihembo by'icyaha si urupfu se? Yesu ntiyishyuye urupfu rwe se? Ahandi Bibiliya ikavuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nacyo gituma igihe yapfaga ntiyapfuye urupfu rundi rubonetse urwo ari rwo rwose, ahubwo yapfuye urupfu rwo kumena amaraso. Amaraso amenetse rero nta kindi kiba gisigaye, nuko ibyaha biba byogejwe, ibyaha biba bibabariwe. Nicyo gituma rero ahangaha Bibiliya yavuze yuko Imana niyo ibikora, Imana atari ikoze, ibyo umuntu yakora byose biba ari imfabusa. Nubwo hano muri Zaburi handitswe yuko bavuze ibijyanye n'uwubaka inzu ndetse n'urinda umudugudu, ariko si Imana ishaka kuvuga gusa. Imana ishaka kuvuga ku by'imitima yacu, si inzu iboneka, si umudugudu uboneka. Ahubwo Imana yavuga iti Uwiteka iyo atari we weza ibyaha, abiyeza ibyaha baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we uduhongerera impongano, impongano zose twatanga ziba ari imfabusa. Nicyo gituma rero Imana ishaka kutwigishira ibanga rikomeye cyane. Mwebwe ntimwabasha kwikiza, mukeneye umukiza wo kubatabara. Wamaze kugwa mu nyanja y'icyaha, wamaze kurohama, ntuzi koga, ntuzi uburyo wayivanamo, ariko nubwo umutabazi aza aje kugukiza, wowe urabyanga uti reka njye nzabyikorera. Abantu nuko bavuga mu mitima yabo, ariko imitima yabo, imitima n'amazi bibabwira iti reka da, ntabwo wakwicarira ubusa. Rwose ntiwakwicara ngo udamarare gusa uvuga uti ngo Imana izabikora, ngo Yesu ngo yarabikoze, ngo hanyuma ngo ntugire icyo ukora. Kandi kuko babitwigisha twumva ari byo, twumva ari ibintu byumvikana. Ubu nakwicarira ubusa gusa nkavuga ko Imana ari izakora iby'agakiza kanjye byose, njye nta ruhare mbigizemo. Ku giti cyanjye byarangoye cyane kubyumva, ariko kandi Imana ko yari yantoranyije, Imana yari yanteguye umutima, Imana yampaye umutima woroshye
wo kubyumva no kubyakira. Niyo mpamvu ngira n'ibyiringiro by'uko n'abatabyumva uyu munsi cyangwa se n'abatabyemera nabo bazabyemera. Kubera ko wamurikiwe umucyo w'Imana, uko wameze kose, uko wowe warigize ikinani kose, ntabwo wananira Imana. Sawuli yumvaga ko ari ikinani gikomeye cyane, ntawamuvugaho, ntawamukoraho, afunga uwo ashatse wese, yica uwo ashatse wese, ariko umucyo w'Imana umutunguye, umumurikiye, ntabwo yashoboye kuwuresista ngo ahangane nawo. Ahubwo yaravuze ati, mwami urinde ko nakuzi, nukuvuga ko mpora nkurenganya. Ati, ndi Kristo Yesu, wundi ujya urenganya. Nyuma y'icyakurikiye ni iki? Sawuli yamennye umutima we, yemera kwakira umugambi w'Imana, yemera kwakira agakiza gaheshwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo, nuko yakira agakiza atyo. Nyuma yaho nawe ahinduka umubwirizabutumwa wo kwamamaza inkuru nziza no kuyobora abantu benshi mu gakiza k'Imana. Bavandimwe, ese utekereza yuko Imana itakuzi? Utekereza ko Imana nta mugambi igufiteho? Niba Imana igufiteho umugambi rero, irimo kubwira iti yiharire ibyawe byose, kubera yuko yo yiteguye kugukorera. Reka mujye mumenya yuko Imana ni umukozi, kandi bavuga ngo ni umukozi w'umuhanga ukeneye kudukorera mu buzima bwacu. Nk'uko umubyeyi yita ku bana be akabafasha, akabaha ibyo bakeneye byose, nako Uwiteka Imana yiteguye kutwita no kudukorera ibyo dushaka byose. Rero hari ikintu kibabaza umubyeyi. Ikintu kibabaza umubyeyi ni uko nubwo agerageza gukorera umwana we abyanga. Icyo gihe umubyeyi rwose aramuhana. Akana ko kaba kangana kose, nubwo kaba gatoya, kakandi kagahinja kakigaburirwa, umubyeyi agateke akagaha ibyo kurya kakabyanga, inshuro mbere ya kabiri hari ubwo anyuzamo akagatsibura urushyi cyangwa se agakubita inkoni kugira ngo karye. Wanze gukorerwa n'umubyeyi wawe no mu buzima bwano mu isi, umubyeyi araguhanaguha, aragutsibura. Nkanswe Imana yo noneho. Imana yo nayo irajwe ishinga no kudukorera. Bibiliya iravuga iti, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Uwiteka iyo atari we uguha agakiza, ugerageza gukorera agakiza wese aba aruhira ubusa. Uwiteka atari we ukwejejeho ibyaha byawe, ugerageza kwiyeza wese aba akorera ubusa. Iki ni ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Rero iyo ntekereje, mbasha kubona yuko Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Imana yaduhaye amaraso ya Yesu ku buntu. Imana yaduhaye ubugingo buhoraho ku buntu. Ese yatwima iki kindi mu buzima bwacu? None nza kubona yuko hari ibanga rindi tutaratahura, hari ibanga rindi tutarahishurirwa. Kubera ko Imana yatubwira iti, ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Mbere yo kwirukira ibyo bindi byose, banza urebe ko wakiriye ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ese ufite gukiranuka kw'Imana? Abantu babwiramo kumbwiriza ejo bundi, naramubajije ese uri umukiranutsi? Ati yego. Mubajije ese ukiranuka nk'Imana? Ati oya. Nti rero niba udakiranuka nk'Imana, nta nubwo ukiranuka na bukeya. Kubera yuko ugukiranuka k'umuntu si ugukiranuka k'ukuri, ni ugukiranuka kw'ikinyoma, ni ugukiranuka kwa fake. Ugukiranuka k'ukuri ni ugukiranuka kwateguwe n'Uwiteka Imana. Uko rero yakuduteguriye muri Kristo Yesu. Kristo Yesu yaje hano muri iyi si akutuzaniye. Ugukiranuka kw'Imana ni ukumwimerere, ntikubasha gucumura, ntikubasha gukora icyaha. Uko rero Yesu Kristo yakuduhaye nk'impano. Ntabwo twagukoreye, ntabwo twakuvunikiye, ntitwakuruhiye, ahubwo ku musaraba amena amaraso ye, yikoreye ibyaha byacu, twamushyizeho ibyaha byacu, nuko nawe adushyiraho ugukiranuka kwe. Niyo mpamvu tuvuga tuti twakiriye agakiza twambaye gukiranuka kw'Imana, kandi ibyo byose byakozwe n'Imana 100%. Mbere yuko twakira ibyakozwe n'Imana, tutaratahurira ibanga, twageragezaga kwikorera ibyacu. Hari n'ukundi gukiranuka twageragezaga kwihangira ku bwacu, kuvuye mu kubahiriza amategeko, kuvuye mu kugerageza gukora ibyiza, kuvuye mu kwirinda ibibi ndetse n'ibyaha, kugerageza gusenga Imana cyane no kwishakisha umwete. Ariko Bibiliya tubwira iti uku gukiranuka si ugukiranuka k'ukuri, ntikwemewe. Bibiliya ikwita ngo ni ubushwambagara, ngo bwuzuye ibizinga. Bivuze yuko
Imana ntabwo ikwemera nko gukiranuka k'ukuri koko. Ugukiranuka k'ukuri ni ukwavuye kuri yo, ni ukwateguwe nayo, kandi ni uko yaduhereye mu mwana wayo Kristo Yesu igihe dupfiraga ku musaraba. Bavandimwe, iyo usomye Bibiliya usanga icyo ari cyo Bibiliya iba irimo kutubwira. Ariko abantu benshi aho kwita ku cyo Bibiliya itubwira, bo bita gusa ku byo bitekerereza, ku byo bibwira, ku byo ubwenge bwabo bubabwira ko ari iby'ukuri, ariko bikarangira bageze gute? Bayobye cyangwa se bibeshye. Nababwiye ijambo ry'Imana riratubwira riti, ni muri Yeremiya, ndibaza Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9, umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose. Ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Umutima wa muvandimwe ntago uwuzi. Uragushuka ntubimenye, urakubeshya ntubimenye, ugushuka yuko uzi ukuri kw'ijambo ry'Imana, ko ibyo wemera ari ukuri, ariko nyamara ari ibinyoma bikomeye cyane. Satani rero niwe ukora ibyo byose. Niringiye yuko nk'uko Sawuli yamurikiwe n'umucyo w'Imana akamenya ko ibyo yahozemo byose ari amafuti, ibyo byo kugerageza kwitsindishiriza no kwigira umukiranutsi akamenya ko ari amafuti, nyuma yaje kwemera, yakira umucyo wa Yesu Kristo, yemera ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Niringiye ko natwe twese mu buzima bwacu twabaho igihe cyose dushyira imbere ibyo Imana yadukoreye. Ibyo Imana yadukoreye nibyo by'ukuri, nibyo byuzuye, kandi nibyo bitunganye. Niringiye yuko mu buzima bwacu twashyira imbaraga mu gushaka ibyo Imana yadukoreye, tukaba ari byo twakira, tukaba ari byo tubana nabyo. Murakoze cyane. Reka uyu munsi dusoreze aha ngaha, dusenge, hanyuma tuzongera ubutaha. Reka dusenge. Uhoraho Imana yacu, tugushimiye cyane muri aka kanya, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye yuko waduhishuriye amabanga yawe. Ni ukuri iyo tutagira ijambo ry'Imana ngo rutuyobore mu kuri kose, nta ndi mahitamo twari kugira usibye kuyoba. Ku bwenge bwacu buratubeshya, umutima wacu uradushuka, tukizera ibitari ukuri. Ibyo rero ntaho byatugeza, ntibyadukiza, nta n'ikindi byaduhesha mu buzima bwacu. Saba bene data bose aho bari, n'abandi bose bumva iki cyigisho, kugira ngo Mwami ubafungure imitima, ubahe umugisha, ubahe gushyira imbere ibikorwa bya Yesu mu buzima bwabo. Urakoze rero, komeza ubane natwe no mu bindi byose, kuko waradusezeranije ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Mwami rero, nk'uko twakira agakiza, twiteguye no kwakira imirimo yawe mu buzima bwacu. Twiringiye rero yuko utazabura kuyiduha nk'uko utatwimye umwana wawe. Urakoze cyane. Bana na bene data aho bari hose, ukomeze uturinde kandi utuyobore. Turagushimye, turaguhimbaje, dusinze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.